Ibihe byiza mwese mukomeje gukurikirana Ndizi Note, uru ni urubuga rubanyurizaho amasomo y'umuziki, inama ndetse n'ibindi byose byerekeranye n'umuziki. Ndanga kugira ngo mbahugure, mbafashe ku bigendanye n'umuziki, haba gucuranga piano, gucuranga gitari ndetse no gucuranga ibindi bikoresho, ariko cyane cyane ahangaha kuri Ndizi Note Music twibanda ku bashaka kumenya kuririmba. Rero niba wifuza kumenya kuririmba uri ahantu hanyaho rwose. Niba wifuza kumenya kuririmba akaba ari ubwa mbere ugiye kudukurikirana, kandi aho ngaho uko kudukurikirana kugira ngo ubashe kudukurikirana, tubashe kuba twajya tugufasha ku bigendanye cyane cyane no kuririmba. Yes, nkuko nabivuze, twibanda ku bantu bifuza kumenya kuririmba, ku bantu bifuza kuva ku rwego rumwe bakabigeza ku rundi rwego, ku bintu cyane cyane bijyanye no kuririmba. Hari benshi twagiye dufasha bamaze kugenda babimenya, hari n'abandi bakomeje kugenda batwandikira bifuza ubwo bufasha. Ikintu cya mbere tubanza gukora ni uburyo bwo gusuzuma ijwi ry'umuntu, tukabanza kumenya level arimo y'imiririmbire kugira ngo tubashe kuba twamufasha. Niba nawe rero wifuza yuko tugufasha, ushobora kutwandikira kuri nomero uri kubona aho ngaho. Yes, uyu munsi nje kubabwira ku isomo tugiye kurebera hamwe. Isomo tugiye kurebera hamwe ni isomo ryitwa vocal power, cyangwa se imbaraga mu by'ukuri mu bijyanye no kuririmba. Imbaraga mu bijyanye no kuririmba, not imbaraga, ibeshye gato. Ni ukuvuga ngo tugiye kurebera hamwe isomo rijyanye na pitch control. Iyo tuvuze pitch control, rero ujya kuwumva abantu bavuga bati uyu muntu afite pitch nziza, uyu muntu azi gusoundinga neza, uyu muntu afite pitch iri hejuru, uyu muntu afite pitch imeze neza cyane. Nawe rero ushobora kugira iyo pitch. Iyo pitch kugira ngo uyigire bigusaba iki? Ukuvuga ngo kugira ngo iyo pitch uyigire bigusaba ko wowe ugomba kuba uzi neza aho uri kuririmbira, cyangwa se ukumva neza buryo ki urimo uraririmbamo kugira ngo bibashe kuba byatungana neza. Niyo mpamvu tuvuga ko pitch control ugomba kumva, irabanza ikagendana no kumva, then noneho hagakurikiraho kugira gute, hagakurikiraho gukora. Ntago wa pitchinga neza inota utabanje kuryumva. Urabanza ukaryumva kugira ngo ubone kuba wari pitchinga neza. Yes, niba wifuza rero yuko upitchinga neza inota, hari ibintu ugomba kugenderaho. Ubu buryo bujyanye no kugira ngo uririmbe neza utarenga umurongo uriho, cyangwa se utarengera aho uri kuririmbira. Niba ndi kuririmba wenda ati amashimwe na yawe, icyubahiro ni cyawe, gukomera kwawe na usa nawe. Niba mvuze amashimwe na yawe, urumva ko ngo ndimo neza, ndi muri pitch neza. Ariko undi wenda ashobora kuza akavuga amashimwe na yawe, icyubahiro ni cyawe, gukomera no kwawe na usa nawe. Ukumva nyine ari kuririmba amagambo, ari kuyaririmba neza, ariko bijyanye na pitch, kwa kundi uririmbira ku murongo neza uburyo bimeze, ni ikibazo, ntago arimo arabikora neza. Yes, niba ufite icyo kibazo rero kuririmba urumva ko birimo birakugora. Hari ibintu byinshi ushobora kuba wakora kugira ngo ibyo bintu bibe byagufasha. Yes, abantu benshi baririmba bava muri ki batabizi, hari n'abantu babikora batabizi mu by'ukuri, ku buryo nyine bashobora kuba abiririmba ariko ntabashe kubyumva. Rero hano Ndizi Note tugufasha kumva buryo ki ibyo bintu ushobora kuba wabikora. Pitch nayisobanuye, navuze uburyo abantu barengamo, navuze uburyo abantu bava muri ki. Noneho tugiye muri process zo kugira ngo pitch ikemuke. Process zo kugira ngo pitch ikemuke, ubundi pitch igendana na sound, igendana no kuba wumvise. Mu gihe cyose utumvise, cyangwa se musical understanding yawe iri hasi, mu gihe cyose musical understanding yawe iri hasi, kumva kwawe kuri hasi, na pitch biraba ikibazo ko yaba iri hejuru. Ndaguha urugero rworoshye, tutagiye muri exercise wenda zindi ziri ahangaha wenda nateguye nazo, ariko ndi buzivugeho. Ariko urugero rworoshye ushobora kuza gukoresha, koresha urugero rworoshye wenda rwo kumva ikiza, rwo kumva inkoko wenda ibitse. Inkoko niba ibitse wenda uyigane.
ibi ngibi bimeze nk'aho ari ubusazi, n'imyitozo yo kuririmba imeze nk'aho ari ubusazi isekeje, ariko mu by'ukuri niyo ishobora guhindura ku bigendanye n'ikintu cy'umuziki cyangwa ku bigendanye n'ikintu cyo kuririmba. Yes, niba wumvisha inkoko wumve tone ivugiyemo cyangwa se wumva ahantu ivugiye, hanyuma noneho yigane. Niba wumvishe tuvuge inyoni za mu gitondo, wumve uko zivuze hanyuma noneho uzigane. Ako si aka exercice koroshye, ni aka exercice koroshye ushobora gukora kagahindura ibijyanye no kumva kwawe. Yes, another exercise ushobora kuba wakoresha ni iyo kuririmba hamwe na piano, kuririmba uri kuri piano, cyangwa se ugakora ku inota rimwe rya piano ukaryumva hanyuma ukaryigana, inota rimwe rya piano ukaryumva ukaryigana, ukabikora inshuro nyinshi. Imyitozo uyikora buri munsi, nk'uko umuntu ugiye muri gym ushaka kuzana kuganguza n'ibiki, ntago agenda ngo ahita akora rimwe ngo ahita angana gutya. Reka aragenda agakora buri munsi kugira ngo bigire iki, kugira ngo bigire umusaruro. Nawe rero birashoboka rwose, niba wifuza kuba waba umwe mu banyeshuri ba Dizzy Note, ushobora kunyandikira kuri nomero hanyuma nkaba nagufasha. Mukomeze kugira ibihe byiza.